igura 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 dukundwa kaza umuco w'iwacu. Ndabasuje inshuti bakunze ikiganiro igura, nizere ko mumeze neza cyane mwese nitwerukanaga ariko na amahoro nubwo bwose hirya no hino ku isi kino cyorezo cya coronavirus yangayishikishije isi cyangwa se covid-19, ariko ntabwo bivuze ngo twihebe abanyarwanda, natwe cyahageze, ariko mwe kwiheba ngo muhungabane ngo mwumve ko igikuba cyacitse. Ubahiriza ibyo usabwa kugira ngo ukore, kugira ngo nawe wirinde, ari ugukaraba buri munsi cyangwa se inshuro nyinshi cyane zishoboka kugira ngo utagira uhurira n'icyo cyorezo cyangwa se mutacyanduzanya. Ushobora kuba ukirwaye utabizi cyangwa se mugenzi wawe akirwaye utabizi, ukaba wamusuza cyangwa se mugakoranaho ukaba wakwandura. Ufite uburyo bwo kuba wagura agapfukamunwa wakagura kugira ngo ya muhumekere naho utaza kuhandurira, ariko nanone ufite akazi uri gukora ushobora kuba wagakorera mu rugo cyangwa se nawe waba uri ku kazi ukirinda ugakora ya suku usabwa kugira ngo utagera ahura n'icyo cyorezo. Ntabwo bivuze rero ngo abantu muhungabane muhangayike, abantu ndabizi bamwe batangiye guhaha bakoze amastoke ibintu byabacikiyeho, ariko nyaboneka ntimuhungabane ku buryo bukabije gutyo. Yego turabizi ko icyorezo cyugarije isi, ariko nanone ngo guca igikuba bituma ibyo wakoraga byose na nyuma y'uko icyorezo kirangira cyangwa se kivaho, kuko kigira igihe kivaho kikongera kikagenda. Haje n'ibindi, murabizi ko haje za Ebola, haza n'ibindi bivuye bikongera hakaza ibindi, ariko biragenda. Niyo mpamvu mutagomba guhungabana ngo muhangayike cyane, ahubwo mukore icyo musabwa na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Uyu munsi rero ntabwo twaje kugira ngo turwanye icyorezo cya coronavirus gusa, ahubwo twaje kugira ngo tubabwire ibisubizo bya bya bibazo twababajije mu biganiro byacu byatambutse byagiye bicaho. Ni ibiganiro bigera kuri 5, ariko twabajije ibibazo 4 mu kiganiro giheruka kugira ngo umuntu utsinda ahembwe amafaranga y'u Rwanda 50,000. Ayo mafaranga rero mukuri koko turayatanga. Tujye kubereka umunyamahirwe wayatsindiye uyu munsi n'icyo yasubije. Yarasubije ati rero muraza gukurikira murebye namwe ibyo mwagiye musubiza benshi. Mbere na mbere yuko nsoma iki gisubizo yasubije, kamanze nshimira abantu bose bagerageje kuba basubiza ibibazo byose twabajije. Hari abasubije neza, ariko nanone bararutanwa. Mwese mwashubije neza, ariko nanone ibisubizo byanyu birutanwa kuba byiza. Uyu nguyu watsinze rero niwe warushije gusubiza neza. Namwe muri bukurikire mwumve ibyo yasubije, urebe n'ibyo yasubije, urasanga koko yakizemo ubuhanga kandi yumvishe neza ikiganiro agisubiza mu buryo bwiza. Yagize ati muraho neza, ati ibisubizo by'ibibazo mwabajije muri Kigura ni ibi. Igisubizo cya mbere icyari Perefegitura ya Kibungo ubiri mu ntara y'Uburasirazuba, ikaba yaritwaga Gisaka. Yarimo rero ibice 3 ari byo ahanga twabajije n'ubundi ibice 3 byari Gisaka, byari mu gice cy'Igisaka. Ahanga rero aravuga ati ni Gisaka Gihunya. Ahanga ngo hari muhaherereye Fiati kuri Kibungo, Kigarama na Kabarondo, aho ni hamwe nyine yavuze ko hari Gisaka cy'Igihunya. Avuga nanone ikindi gice cyitwaga Gisaka y'imirenge, ingi ifata Zaza na Sake ndetse cyangwa se ahitwa Mugesera. Aho yagiye anasobanura ku buryo ahantu umuntu wese ashobora kugenda akavuga ati aha hantu hari mu Gisaka cyitwa gutya, cyangwa se ubungubu kuko ubungubu ntabwo bigikunda gukoreshwa cyane, bivuga nk'amateka, ariko nanone hari abakihazi nk'Igisaka. Hari rero n'ikindi Gisaka bita Gisaka Migongo. Mu biganiro byacu twavuzemo n'ubundi ibingibi yavuze haruguru n'ibyo twasobanuye. Hari abagiye bavuga ngo ni Gisaka Gihunya, Gisaka Mirenge, Gisaka Migongo, ariko ntibasobanure nk'uko twabivuze mu kiganiro. Uyu niyo mpamvu iki kibazo yagisubije neza cyane, kandi ntabwo mu guhemba kwacu duhemba uwasubije ikibazo kimwe neza, ahubwo duhemba uwasubije byose neza. Ikibazo cya kabiri rero mwumve nawe uko yagisubije, nawe ugereranye nawe uko wagisubije. Ikibazo cya kabiri avuga ati impamvu bavuga Gisaka Migongo, twari twabajije nyine n'ubundi ese kuki bahita Gisaka Migongo. Ati ni ukubera niho havugwa inkomoko y'imigongo, cyane ko niwo wari umutako w'amazu yabo. Ati bayatakaga bakora imigongo, ubu rero isigaye ishushanywa ku mbaho ndetse n'ibindi bitandukanye.
ibyo nibyo n'ubundi byari byavuzwe mu kiganiro. Hari abandi babisubije neza yego, ariko igerageje kugisubiza neza byose icyarimwe. Ikibazo cya gatatu cyabazaga kiti kuki abanyagisaka biswe abarashi. Yavuze ati impamvu abanyagisaka bitwa abarashi ati no kubera urugamba batsinzemo abazungu bakoresheje imiheto n'imyambi. Abazungu rero biranabatungura cyane kubera uburyo batwaraga barwanaga, ariko imyambi bakoreshaga ikaba yarabaga yasizwe uburozi. Ni ukuvuga ko uwo yafataga uwo mwambi wahitaga umuhitana. Icyo cyari A. Ikindi B cyaravuga ngo abanyagisaka biswe abarashi ku ngoma yande. Yagize ati abanyagisaka biswe abarashi ku ngoma y'umwami wabo witwaga Kimenyi. Uyu akaba rero yaratsinzwe n'umwami w'u Rwanda witwaga Kigeli, hanyuma rero akigaruza igisaka. Icyo ni ikibazo rero cya gatatu. Ikibazo cya kane yagize ati ingoma y'abanyagisaka yitwaga Rukuruzi. Twari twabaje ngo yitwaga ngo iki, rero yitwaga Rukuruzi, nicyo yagikoze neza. Ikibazo cya nyuma aricyo kibazo cya gatanu gifite A na B. Twari twabajije ubusobanuro bw'amagambo atandukanye, tuvuga tuti mu tusobanura n'amagambo harimo sogokuru mu rurimi rw'ikirashi yitwa shwekuru. Naho ikibazo cya B twabazaga ngo gatandatu mu rurimi rw'ikirashi yitwa ngo iki, yitwa mukaga. Rero uyu nguyu amazina ye ni Twizerimana Providence, turamushimira cyane. Ni umukobwa niyo wagerageje rero kuba yasubiza neza ibibazo twabajije byose. Nkuko namwe mwabibonye mwarasubije yego musubiza neza, ariko ntabwo mwagiye musubiza neza ikibazo ku kindi. Hari ubwo wakoraga kimwe ariko ugasanga ikindi wakishe, ugasanga wabisubije byose ariko urabivunagura ntiwabisobanura neza. Uyu impamvu yatsinze rero nuko yabahize mwese. Tugiye kumuhamagara tumuhembe, tumuhe amafaranga ye 50,000 mwese mubibona. Muraho neza? Tuvugana Providence Twizerimana niwe watsindiye ibisubizo byo muri Higura. Yego murakoze cyane. Wasubije neza cyane, wakoresheje irebanga. Nagiye kuri YouTube. N'ibibazo binagiye gutumire maze mbishyiraho kuganira n'abantu batandukanye, nabiganye ibisubizo birimo bagenda subiza Providence ubuherereye ahagana he? Nyamasheke. Nawe utuye? Yego. Hanyuma agira ikintu ubwira abantu bakurikira ikiganiro cyacu cya Higura, ese gifashe iki, ni iki cyakungura ku muryango nyarwanda muri rusange? Ikiganiro Higura ni ikiganiro cyiza cyane kuko kidufasha gusigasira umuco nyarwanda. Hari ibintu bitandukanye bishobora kugenda bicika ukurikije iterambere rigenda rikugeraho cyangwa uko tugenda dushishikariza, ariko Higura idufasha gusigasira umuco nyarwanda. Hari ibintu byinshi bavugamo tuba tutazi, ariko muri Higura tukagenda tubimenya. Nashishikariza abantu bose kujya bakurikirana ikiganiro Higura kuko rwose ni ikiganiro cyiza cyane. Kuba watsindiye 50,000 araza kugufasha iki mu bijyanye no kuba wakongera gukurikira iki kiganiro? Ese birakumarira iki? Birafasha cyane kubera ko ikiganiro nagikurikiye kubera social media. Bizamfasha n'ubundi gukomeza gukurikirana ibintu nk'ibyo n'ibyo gukurumva nabikoraga nta kintu wenda nanakuramo, ariko kuba mwebwe ikintu runaka biranyankurajya kurushaho. Twari twaganiriye n'abantu bahariya mu Gisaka Ikirehe. Ese ku bijyanye no kukwagura cyangwa se no kumenyekanisha ibijyanye n'umuco wacu byihariye byo urabivuga iki? Ndakubwira twari twaganiriye n'abantu ba Kirehe, babonye ko ari n'ibibazo twabajije ibijyanye na hariya hantu ni muri Kirehe n'ubundi cyangwa se mu gace k'Igisaka. Byamarira iki ku muntu ukurikiye cyangwa se ku munyamahanga ukurikiye ikiganiro Higura mu bijyanye no kwagura umuco w'igihugu? Umuco wacu ni umuco mwiza tutifuza ko wacika.
mu Rwanda hagiye hari uduce twinshi dutandukanye buri gace kaba kagiye gafite umuco wako bisaba ko abantu nk'amwe mujya musura abantu gutyo mukamenyekanisha umuco w'ahantu kuko wenda bari umuco w'igihugu baba ari ishema ry'igihugu ubwo rero nabashishikariza nanabashima cyane ko biriya ni ibintu byiza cyane no ku rwego rwabo n'abahanga amahanga ni ibintu abona rwose ukabona ni ibintu biteye ishema nyine igihugu cyacu n'abakurajana nababwira ati mukomereze aho ngaho igihe icyo ubwira umunyarwanda rero utari wakurikira ikiganiro Higura umunyarwanda utarakurikira ikiganiro Higura namubwira ngo rwose yaracikanwe cyane yaracikanwe ntarirarenga ariko ntarirarenga aho bigereye akagira aho ngaho akajya akurikira ikiganiro Higura rwose ni ikiganiro cyiza cyane 50 byawe tugiye kubikohereza aka kanya turabigaragaza n'ubundi tugaragaze n'ifoto yawe kugira ngo abantu babone koko ko ibyo twavuze atari amabeshyo. Yego murakoze cyane mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Arakoze cyane Providence uyu niwe watsindiye 50 murabyiyumviye mu ikiganiro tugeranye namwe rero aya mafaranga ntakabacike ariko nanone ntimukayatsindire gusa ngo bite bigenda ahubwo munige mwigishe n'abandi. Murakoze cyane.